reka tuguhe ikaze mu makuru y'imikino ubundi tugutembereze ku byerekeranye na Rayon Sports igiye kumanura umuhanzi Diamond Platnumz i Kigali. Uti amakuru arabivugaho iki? Nitwa journaliste Thierry mbahaye ikaze. Amakuru aravuga ko ikipe ya Rayon Sports yo mu Rwanda irateganya kwakira umuhanzi w'icyamamare wo muri Tanzania Diamond Platnumz mu birori bikomeye bizahuza abakunzi ba ruhago n'abahanzi bizabera i Kigali ku munsi w'igikundiro. Uyu muhanzi w'icyamamare muri Afurika y'Iburasirazuba akaba azaba ari umushyitsi w'imena mu birori bizahuza Rayon Sports na Young African yo muri Tanzania. Umukino utegerejwe na benshi uzaba ari n'umwanya wo kwishimana n'abafana b'iyi kipe ifite abakunzi benshi mu Rwanda. Diamond Platnumz azaba aje mu rwego rwo kuzuza inshingano yari yarahawe mu mwaka w'ibihumbi 2022 ubwo yagombaga kuririmbira i Kigali ariko ntibyakunda. Icyo gihe yahawe amafaranga agera ku bihumbi 50 by'amadolari n'umuterankunga mukuru wa Rayon Sports wari uri mu bateguye icyo gitaramo. Icyo gihe uyu muhanzi ntabwo yasubije ayo mafaranga, ahubwo yavuze ko bazayongeraho mu gihe bakongera kumutumira. Ni muri urwo rwego ba nyiri mafaranga bongeye kumuvugisha ngo azaze asoje ibyo yemeranyije. Amakuru atangazwa ahamya ko ibiganiro biri kugenda neza ku mpande zombi, aho igisigaye ari ukwemeza ko uyu muhanzi yazaza gutaramira i Kigali. Kwa 22 Ukuboza 2022 byari bitezwe ko Diamond Platnumz agera ku kibuga cy'indege cya Kanombe mu ndege ye bwite saa 10 z'umugoroba, ariko ntibyabaye. Nta n'umwe muri bo mu itsinda ryari ryateguye igitaramo wabashije gutanga ibisobanuro ku mpamvu zatumye ibyo bikorwa bisubikwa. Amakuru yagiye atangazwa icyo gihe yavugaga ko hari ikibazo mu buryo amasezerano yari ateguwe, ndetse hakaba n'andi avuga ko Diamond yari agitegereje uburenganzira bwo guparika indege ye bwite ku kibuga cy'i Kanombe. Igitaramo cyari giteganyijwe kuba muri BK Arena ku itariki 23 Ukuboza 2022 cyaje gusubikwa ku buryo nta n'andi makuru yakurikiyeho asobanura uko byagendekeye uwo muhanzi cyangwa abatumiye. Kuri iyi nshuro amakuru ava mu buyobozi bwa Rayon Sports avuga ko byose byamaze gutunganywa neza kandi ko igisigaye ari uko Diamond Platnumz yahuza amatariki y'umunsi w'igikundiro na gahunda ze. Ngaho ibyerekeranye na Rayon Sports igiye kumanukana icyamamare mu munsi wayo. Ese ibi ngibi urabivugaho iki? Reka dukomeze tubifuriza ibihe byiza. Amazina yanjye nitwa journaliste Thierry. Turabakunda cyane.